nyuma y'uko Doha muri Qatar habereye isinywa ry'amasezerano hagati ya AFC M23 na Leta ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, uyu munsi nibwo tubonye inyandiko yuzuye igaragaza amasezerano yashyizweho umukono hagati y'impande zombi, Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na AFC M23. Tugiye kubagezaho rero iyi nyandiko igaragaza amasezerano yashyizweho umukono n'impande zombi. Aya masezerano akaba afite umutwe ugira uti amasezerano shingiro y'amasezerano y'amahoro arambye hagati ya Leta ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo n'ishyirahamwe cyangwa ihuriro rya Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23. Intangiriro Leta ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ku ruhande rumwe n'ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 ku rundi ruhande, hakurikijwe ko bombi ari impande z'amasezerano. Bongera kwemeza ko baharanira kubungabunga ubusugire bw'igihugu ndetse n'imipaka yabwo, bashingira ku mahame akubiye muri constitution cyangwa itegeko nshinga rya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, ku mategeko agenga igihugu, ku itegeko nshinga ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ku masezerano y'umuryango w'abibumbye ONU ndetse n'imyanzuro yose y'akanama k'umutekano ka ONU gasaba gukemura amakimbirane mu mahoro hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Bongera kwemeza ibyiyemejwe n'intego byatangajwe mu itangazo ry'amahame ryo kuwa 19 Nyakanga 2025 rigena inzira igana ku masezerano y'amahoro arambye. Bemera ishyirwa mu bikorwa ry'uburyo bwo gukemura ikibazo cyo kurekura imfungwa, hakaba byarasinywe kuwa 14 Nzeri 2025 ndetse n'uburyo bwo kugenzura isubikwa ry'imirwano cyangwa ihagarikwa ry'imirwano byasinywe kuwa 14 Ukwakira 2025. Bemera ko amahoro arambye atagerwaho habayeho gukoresha imbaraga za gisirikare, ahubwo aboneka binyuze mu gukemura impamvu zibanze zitera amakimbirane. Bongera guhamya ko amahoro arambye ariyo shingiro yo kubaka igihugu gitekanye, gishyize hamwe kandi giteye imbere ku baturage ba Congo. Bakaba baha akamaro ibiganiro n'ubwumvikane mu gukemura ibibazo hagati y'impande zombi mu mwuka udahinduka w'amahoro, hakurikijwe uburyo bwemejwe na EAC na SADC bafatanyije, bikaba byaremejwe kandi bishingiye kuri African Union. Biyemeza guteza imbere ubumwe bw'abanyekongo, kurwanya kudahana ibyaha, kubahiriza uburenganzira bwa muntu no kurwanya ivangura iryo ari ryo ryose. Bashingira ku masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Repubulika y'u Rwanda yasinyiwe i Washington kuwa 27 Kamena 2025 nk'uko biteganywa n'itangazo ry'amahame ryasinywe i Doha kuwa 19 Nyakanga 2025. Biyemeje neza gushyira mu bikorwa aya masezerano mu bwuzuzanye, mu bufatanye no mu bwizerane, hakurikijwe amasezerano yunganira ibyiciro n'ingengabihe byateganyijwe. Bashimira Leta ya Qatar, Leta zunze ubumwe za Amerika, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuhuza wa Afurika yunze ubumwe nyakubahwa Faure Nyasimbe, perezida w'inama y'abaminisitiri ya Repubulika ya Togo, ku ruhare n'ubufasha bwabo mu biganiro byo kugarura amahoro. Bemeranyije ibi bikurikira: intangiriro, intego n'aho amasezerano akora. Aya masezerano shingiro agaragaza amategeko ngenderwaho, ibyemezo by'ingenzi cyangwa ibyo biyemeje by'ingenzi n'uburyo buzakoreshwa mu gushyira mu bikorwa isubikwa ry'imirwano ririho, no kuvuga ngo ihagarikwa ry'imirwano, n'inzira yo kugera ku guhagarika burundu intambara, uburyo bwo gukemura impamvu nyazo z'amakimbirane, gusubiza leta ububasha bwuzuye mu gihugu hose, guteza imbere imiyoborere ishingiye ku baturage, gukomeza ubumwe n'ubwiyunge bw'igihugu no kongera icyizere hagati y'abaturage. Amasezerano y'amahoro arambye azaba agizwe n'aya masezerano shingiro hamwe n'amasezerano ayunganira 8. Muri ayo
abiri amaze gusinywa, naho andi 6 agomba kurangizwa mu minsi 14 uhereye ku munsi washyiriweho umukono aya masezerano. Amasezerano yose yunganira cyangwa ayunganira azagena uburyo burambye bwo gushyira mu bikorwa ingengabihe n'uburyo bw'ikoranabuhanga buzakoreshwa, kandi azaba igice cyuzuye cy'ayo masezerano. Amasezerano ayunganira: irya mbere, uburenganzira ku bufasha bwa kimuntu no kurinda ubucamanza. Impande zombi ziyemeje gutanga uburyo budafite inzitizi, butekanye kandi burambye bwo kugeza ubufasha bwa kimuntu mu turere twibasiwe n'intambara, kurinda abakozi b'imiryango itabara no gutuma serivisi z'ingenzi ziboneka mu baturage bo mu turere twakomerekejwe n'intambara. Impande zombi zemeza ko zizubahiriza amategeko mpuzamahanga, harimo amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi mu bihe by'intambara n'amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu. Aya mategeko azibanda cyane ku kurinda abasivile, kurinda abantu baburiwe irengero n'abafungiwe kubera intambara cyangwa bafunzwe kubera intambara, kubaha abapfuye no kubungabunga ubusabane bw'imiryango. Leta yiyemeje gutangaza ibihe bidasanzwe bya kimuntu mu turere twashegeshwe n'intambara, igashyiraho umushinga wihariye wo kugarura amahoro no kubaka iby'intambara yangije. Uburyo buzakoreshwa ingengabihe n'uko bizashyirwa mu bikorwa bizasobanurwa mu masezerano ayunganira protocols. Gusubiza leta ni ukuvuga icya kabiri, ni ugusubiza leta ububasha bwayo, ivugururwa ry'ingenzi n'imiyoborere ishingiye ku baturage. Gusubiza leta ububasha n'inzego zayo nk'uko biteganywa n'itangazo ry'amahame ryasinyiwe i Doha ku wa 19 Nyakanga 2025. Impande zombi zemeranyije ku gusubizaho ububasha bwuzuye bwa leta mu gihugu hose, gukora ibi nk'inkingi y'ingenzi y'aya masezerano. Amasezerano ayunganira azagenera abagomba kubikora, uburyo, ibyiciro n'ingengabihe, uruhare rw'abayobozi b'inzego z'akarere n'imiryango y'umuco mu bibareba. Hakaba ivugururwa ry'inzego. Impande zombi zemeranyije ko igihugu kinini kandi gituwe n'amoko menshi nka Repubulika ya Demokarasi ya Congo gikeneye gukomeza ubumwe bw'igihugu, imiyoborere iboneye kandi ikora neza. Bityo leta yiyemeje gukora ivugururwa ry'inzego ryumvikanyweho mu masezerano ayunganira, rigamije umutekano, politiki n'imikorere y'inzego zihamye, gukomeza imikorere ya institution z'igihugu, guteza imbere imiyoborere ishingiye ku baturage irangwa no kunga ubumwe, ubunyangamugayo n'ubwisanzure bw'amatora. Uburyo bw'imiyoborere ishingiye ku baturage. Impande zombi ziyemeje gukorana mu gusubizaho guverinoma rusange, administration idashingiye ku mande za politiki, korohereza urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, gutanga serivisi za leta harimo n'indangamuntu n'ibindi byangombwa by'ibanze, gusukura serivisi z'ingenzi, banki, gasutamo, imihanda, imiyoboro ya serivisi. Kandi igihe cyemeranyijwe kiramutse kigeze, gutegura amatora y'abadepite n'ayo ku nzego z'ibanze mu turere twibasiwe n'intambara mu mucyo, mu kuri no mu bwisanzure. Ibyerekeye umutekano mu gihe cy'inzibacyuho, gushyira intwaro hasi no gusubiza mu buzima busanzwe DDR no kurwanya imitwe yitwaje intwaro y'amahanga. Impande zombi ziyemeje ko nta ruhande ruzajya rushyigikira cyangwa rugacumbikira umutwe uwo ari wo wose w'intambara. Inzira zose zirebana no gusubiza mu ngabo cyangwa gushyira intwaro hasi no gusubiza mu buzima busanzwe DDR zigomba gukorwa mu buryo bwemejwe hagati y'impande zombi mu kubahiriza constitution n'amategeko mpuzamahanga. Amasezerano ayunganira azagena ibisabwa ku bemerewe kwinjira mu buryo bwa DDR.
n'uburyo bwo kugenzura iryo hame ku rwego mpuzamahanga. Mu rwego rwo kongera ubumwe bw'igihugu no gukomeza amahoro, leta yiyemeje gushyiraho ibizafasha mu kubaka icyizere n'imibanire myiza hagati y'impande zombi. Impande zombi zemeranyije gushyiraho igihe cy'inzibacyuho cy'amezi 5 mu turere tw'intambara gishinzwe umutekano n'ituze ry'abaturage, ndetse iyo nzibacyuho cyangwa ubwo buyobozi bw'inzibacyuho bukaza bushinzwe bushobora kongerwa ku bwumvikane bw'impande zombi binyuze mu bahuza b'igisirikare bitewe n'uko ishyirwa mu bikorwa rigenda. Ni ukuvuga ngo icyo gihe gishobora kuba cyakongerwa. Uburyo ingabo zizavangwa, inshingano z'izo ngabo bizasobanurwa mu masezerano ayunganira. Ubwenegihugu n'indangamuntu, kugaruka cyangwa gusubiza impunzi zahunze no gusubiza mu buzima busanzwe abimuwe, abadeplase. Impande zombi zemeranyije ko ari ngombwa gukemura ikibazo kijyanye n'indangamuntu n'ubwenegihugu, ndetse no kugira ngo abantu bimuwe mu gihugu imbere ndetse n'impunzi babashe kugaruka mu mutekano no mu cyubahiro. Leta yiyemeje kurengera abantu bose bimuwe n'intambara n'impunzi, kubarinda ibikorwa byo kubahiga, kubahutaza, kubambura ubwenegihugu, kubashyira mu buhungiro ku gahato n'ibindi bikorwa byose bibabangamira. Impande zombi zemeranyije ko gutanga uburenganzira bwo kugaruka ku mpunzi bizakorwa ku bushake, mu mutekano no mu cyubahiro, binyuze mu masezerano y'inzego eshatu: Repubulika ya Demokarasi ya Congo, igihugu cy'aho bahungiye ndetse na HCR, hakurikijwe amategeko mpuzamahanga arengera impunzi. Ikibazo cy'abimuwe mu gihugu imbere, abadeplase interne, kizaganirwaho mu masezerano ayunganira. Ibirebana n'ubwenegihugu n'indangamuntu bizagenwa hakurikijwe constitution n'amategeko y'igihugu. Uko bizashyirwa mu bikorwa bizateganywa n'amasezerano ayunganira hakurikijwe amahame mpuzamahanga. Icya gatanu, hari ukuzuza ubukungu n'iterambere ry'imibereho myiza. Kuzura ubukungu cyangwa kuzahura ubukungu n'iterambere ry'imibereho myiza. Impande zombi ziyemeje ko leta izakora ibishoboka byose kugira ngo isubizeho serivisi rusange zibanze, ifatanye n'inshuti n'abaterankunga mpuzamahanga mu kubaka ibyangijwe. Hazashyirwaho gahunda yihariye yo gusana ibikorwa remezo byangijwe n'intambara, gutanga amahirwe n'imibereho, akazi n'ubushobozi ku baturage, gufasha muri gahunda y'uburezi, ubuvuzi, ibidukikije no gushyigikira ubucuruzi buto n'ubuciriritse, gutanga amahirwe ku basubijwe mu buzima busanzwe, ababaye demobilize n'abandi batishoboye. Uko ibi bizashyirwa mu bikorwa bizasobanurwa mu masezerano ayunganira. Cya gatandatu, ubutabera, ukuri n'ubwiyunge. Impande zombi ziyemeje ko leta izashyiraho komisiyo yigenga ku rwego rw'igihugu ishinzwe gushaka ukuri no guteza imbere ubwiyunge no kubohoza ubutabera ku byaha byakorewe abaturage, no kumenya uburyo bwo gusaba imbabazi no gutanga indishyi z'ibyangijwe binyuze mu nzira y'ubutabera bw'inzibacyuho, justice transitionnelle, mu kubahiriza constitution cyangwa itegeko nshinga n'amategeko mpuzamahanga. Uburyo iyi komisiyo izakoramo bizasobanurwa mu masezerano ayunganira. Hariho noneho isubizwaho ry'amasezerano, igenzura n'uburyo bwo gukemura impaka. Impande zombi zemeranyije gushyiraho amasezerano ayunganira agena igihe, abantu, inzira, ingamba z'umutekano n'ibikenewe kugira ngo hashyirwe mu bikorwa aya masezerano shingiro. Gushyira mu bikorwa aya masezerano mu kuri no mu bwizerane bifatanyijwe n'inshuti mpuzamahanga, leta ya Katari, leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango wa Afurika EU, harimo n'umuhuza wa Afurika yunze ubumwe, perezida wa Togo, bashobora kuba indorerezi mu ishyirwa mu bikorwa.
impaka cyangwa ibibazo bizava muri aya masezerano bizabanza gukemurirwa mu nzira y'ubwumvikane hagati y'impande zombi. Ibitarangijwe bizashyikirizwa abafasha facilitateur. Ibyemezo bya nyuma. Guhindura aya masezerano bisaba ubwumvikane bwanditswe bw'impande zombi. Amasezerano ayunganira avugwa mu gice azaba igice ntakuka cy'amasezerano y'amahoro arambye. Leta yiyemeje gufata ingamba zikenewe z'amategeko na politiki, harimo no gukorana na Parlement Nteko amategeko kugira ngo ishyire mu bikorwa ibyo aya masezerano ateganya. Aya masezerano atangira gukurikizwa ku munsi asinyiweho kandi azakomeza kugeza asimbuwe n'amasezerano y'amahoro arambye cyangwa impande zose zemeje kuyarangiza. Abasinye ku ruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwana Sumbusi Tamambu ni washyize umukono kuri aya masezerano, mu gihe ku ruhande rwa M23 bwana Benjamin Mbonima ni washyize umukono kuri aya masezerano kwa 15 Ugushyingo 2025. Ngira ngo rero urumva amasezerano shingiro ya Doha nuko nguko asoje. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.